Add network finished. Aha ni mu cyongereza, dushyire mu kinya Rwanda baravuga ngo Pi Ads network yarangije igerageza ryayo. Inshuti bakunzi b'Umutahira TV, reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi. Mbabwire nti ibyiza bikomeze kuganza ibibi. Kuri uyu munota rero, nk'uko dusanzwe tuganira kuri Pi network ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bibaho mu buzima bwa buri munsi cyangwa se mu buryo butandukanye, ndagira ngo twongere tuganire kuri Pi network. Ngende Leonard, reka mbahe ikaze muri iki kiganiro cya nonaha. Ubwo tugiye kuvuga kuri Pi network, itandukaniro rya Pi network n'izindi mining tugenda tubona cryptocurrency zigiye zitandukanye, ndetse na update uko twagiye twumva ama update uyu munsi, uko tumaze gufata ama update cyangwa se n'ibintu bigiye bitandukanye muri Pi network. Ugereranyije n'izindi cryptocurrency, iyi Pi network ifite itandukaniro rikomeye ritanga icyizere kigaragaza yuko muri Pi network hashobora kuzavamo ibintu birenze iby'izindi cryptocurrency zigiye zitandukanye. Abantu bagiye bamininga zikaba launched, zikaronshingwa, zikajya ku isoko, abantu bakazikuramo amafaranga mu buryo bugiye butandukanye. Kugeza kuri uyu munsi, ku bantu wenda bafunguye account za Pi network akaba ari nazo baheraho mu bintu bya mining, nekereza ko byatumye nibura bamenya izindi mining zigiye zitandukanye cyangwa se izindi cryptocurrency zigiye zitandukanye. Abantu bagiye bamininga wenda mu gihe cyashize zikaba zarabaye launched, uyu munsi zikaba ziri gusirikira ku isoko zicuruzwa ku ma exchange, ariko hakaba hari n'izindi zirimo kugenda ziminingwa muri iyi minsi. Hakaba hari yari imaze iminsi iri kuminingwa yitwa CPEN. Ubwo CPEN yari igeze ku musozo wo kumininga CPEN, bagasigamo iyo bita ink, hanyuma bagasigara bamininga ink. Ariko mu minsi ishize hakaba harabayeho igisa na launch ya CPEN, ariko igasohokera ku rubwa, igasohokera hasi cyane ku mafaranga adashobora kugira icyo akumarira. Aho wasangaga umuntu ufite nka CPEN ibihumbi 2 baramubwiraga yuko afitemo idolari rimwe ryonyine. Waba ufite ibihumbi nka 3 bakakubwira ko ufitemo nk'idolari rimwe n'igice cyangwa se amadolari 2. Byumvikana ko CPEN rwose nta kigenda cyayo, nta kintu wavuga yuko yamariye abayimayininze, yaba yarabaye scam. Ntabwo watinya kuvuga gutyo. Iyo bavuze scam ni ikintu kitigeze kigira agaciro namba. Yego, wavuga yuko yagize agaciro, ariko agaciro kadashobora kugira icyo kamarira abayimayininze. Cyokora wenda ukavuga yuko kubashobora kuyibika ishobora kuzageza ubwo izamuka nka nyuma y'imyaka 5 cyangwa se inarenga. Urumva ko ni ibintu biri aho ngaho bidashobora kugira icyo bikumarira mu buryo bwihuse. Ariko kuri Pi network abantu bayibonye bakabona uburyo yubatse, bakabona system yubatsemo, Pi network abayimayininze bakomeje kwitegura ama update agiye atandukanye kuva batangira kumininga iyi Pi network mwaka w'ibihumbi 2019 kugeza uyu munsi. Bagumye gutegereza update zigiye zitandukanye bagombaga kuba bagomba kubwirwa muri Pi network, ariko zikagenda zibaha icyerekezo cy'ibigiye kuzakurikiraho cyangwa se cy'ibigiye kuzaba. Ariko update wenda ngira ngo mvugeho yabaye abantu bari bayikeneye kurusha izindi, ni update yo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2 2025. Update yavugaga yuko hazabaho open network. Open network abantu bakaba n'uyu munsi batarasobanukirwa open network na open mainnet, bikiri mu nzira utabasha gusobanukirwa neza, abantu bakibyitiranya. Ubwo habayeho icyo bita open network, ubwo bemereraga ama exchange kulistinga Pi network, hanyuma Pi network ikabasha gukorera ku ma exchange aho babashaga kuba bagurisha cyangwa se bakagura Pi coin. Mu kugura Pi coin rero hagaragaye ko yari ku giciro
wenda wavuga yuko cyaba gitandukanye n'icyo bavugaga kiri muri ecosystem, nubwo abantu babaga biteguye ko hazabaho igiciro kiri muri ecosystem cy'amadolari 314,159, ariko mu kuba open network yabaye bakabona ibiri kuri exchanger, nta kintu na gitoya Pi Core Team ibivuzo cyangwa se muri ecosystem ntacyo babivuzeho, ahubwo hakagaragara dolari rimwe ngira ngo ryazamutse rikagera ku madolari 2, hafi ku madolari 3, ariko kugeza kuri uyu munsi ikaba yaramanutse yaragiye hasi y'idolari rimwe. Nibura yo wenda wayiha icyizere kubera yuko itandukanye na CPN, tugereranyije n'iyo CPN yasohotse muri iyi minsi iyo CPN yarasohotse isohokera hasi cyane, ahantu hakabije hateye isoni cyane. Iyo iza gusohokera ku idolari rimwe, umuntu ufite CPN 2,000 yari guhita agurisha CPN ze akaba yifite amadolari ye 2,000, byumvikana ko yari kuba afite miliyoni 2 z'amadolari, yari kuba afite 2,000 by'amadolari. 2,000 by'amadolari uramutse ubifite waba ufite miliyoni zigera muri 2,800 z'amanyarwanda. Uramutse ufite ayo mafaranga uyakuye muri cryptocurrency ntago yaba ari makeya. Kuri Pi Network byarashobotse ko umuntu yabasha gufata amafaranga angana gutyo bitewe na coin ya mininze afite kuri available balance. Niba umuntu yaramayininze mu gihe cyashize, yarahereye mbere akamayininga agashyiramo imbaraga akinjiza abantu, abo bantu bagakora KYC akabasha kugira abo yinjiza. Noneho muribuka yuko hari abantu benshi batahawe KYC, cyane cyane abari bafite Pi nyinshi cyane, cyangwa se n'abahawe KYC ntibahabwe migration. Ku muntu rero wahawe KYC agahabwa migration wenda yaramayininze muri ibyo bihe byatambutse, icyumvikana cyo nuko niba yaramayininze icyo gihe akaba yarabashije kuba yaba afite Pi zigera mu 2,000 ziri kuri available balance, nubwo wenda kubera imikorere ya Pi Network cyangwa se uburyo iyo mining yestaye bitari gupfa koroha, umuntu wari ufite izo Pi kuri available balance akabasha kuzigurisha mu gihe Pi yari yazamutse ageze ku madolari 2,000, hanyuma warangiza ukagurisha Pi zawe 1,000. Icyo gihe ntekereza yuko rwose wabonye miliyoni zitari hasi y'8. Ntabwo rero wavuga yuko icyo gihe Pi yabaye scam cyangwa se yabaye igicupuri cyangwa se yabaye urukozasoni nk'uko CPN byagenze, ntabwo wabigereranya. Nubwo muri Pi Network bitandukanye nuko systeme y'andi ma coin agiye yubatswe, nk'uko wenda muri CPN twagenaga tubona muri roadmap yayo bavuga, bitandukanye n'ibyo muri Pi Network bavugaga. Ko muri Pi Network hagaragara ko ari amafaranga y'igihe kizaza, atari amafaranga abantu bagomba gusonzera cyangwa se kumva ko bakwiriye kuyagurisha. Nubwo kuyagurisha byemewe muri iyi minsi ndetse no ku isoko harimo asirikiraho kuri za OKX ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, ntabwo Core Team yigeze igira inama abantu ngo bagurishe coin zabo za Pi, ahubwo babwira ko bagomba kugumana coin zabo kugira ngo zizabateze imbere mu gihe kizaza. Rero abantu bamaze kumva neza ibya Pi Network, ngira ngo muri kumva neza yuko Pi Network ari ifaranga ry'igihe kizaza. Abantu benshi batekerezaga yuko muri kota 1 nk'uko babivugaga abantu bazatangira gukoresha ku mugaragaro cyangwa se mu buryo busesuye iyi Pi Network, ariko byaragaragaye neza ko atari ko byagenze. Aba bagabo rero bakoze iyi cryptocurrency cyangwa se iyi Pi Network ni abahanga cyane, bazi gushyira ibintu kuri gahunda, bakamenya n'uburyo bari butware abantu. Tekereza ko bavuze ko muri kota 1 kuva mu kwezi kwa mbere kwa 2025 kugeza mu kwezi kwa 3 hazaba harabayeho uburyo bwo gukoresha Pi coin cyangwa se Pi Network
abantu rero bakishyiramo ko uburyo bwo kuyikoresha ari bwa bundi bagiye bavuga batangaza cyangwa se bandika muri ekosisiteme byo gukoresha amadolari 314,159 nka payi imwe mu buryo bwo gukora good and service, guhaha cyangwa se kugura ibintu bigiye bitandukanye, amamodoka, kubakirwa amazu, gukodesha ibintu bigiye bikomeye, kwishyura amatike y'indege ndetse no gukora ibigendanye n'ubucuruzi muri Pi Network. Ariko byaragaragaye neza yuko atari ko bimeze. Muri Kota One icyabashije kubaho ni ugushyira Pi Network kuri exchange. Wenda icyo nicyo cyabaye muri Kota One muri iki cyiciro cyangwa se ikigembwe cya mbere cy'umwaka w'2025 kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa gatatu. Icyo nicyo kintu wavuga ko cyabaye muri Pi Network cy'ingenzi, wavuga gikaze. Ibindi byose ni ibisanzwe. Ikindi rero wenda bahise bakora ni ugushyiraho ibingibi bigendanye na cyamunara zigiye zitandukanye mu buryo bwo kugura ibyo bita ngo na website agiye atandukanye, ubwo abantu bagenda bigurira website y'ibigo bigiye bikomeye kugira ngo bazagireho uruhare. Nabyo ni ibindi bintu byo kwiga cyangwa se byo kumenya, nubwo abantu baciritse bari hasi ntago ari ngombwa kubijyamo. Ku bantu bafite amapayi menshi cyane nibo bashobora kubijyamo, ko n'ubundi ni ikoranabuhanga risa naho ryigiye hejuru gato y'iryo tubashije kuba tumenyereye twebwe. Rero nagira ngo wenda twongere turebe kuri ino update yatambutse muri Pi Network cyangwa se muri dashboard, hanyuma tuyirebe, hanyuma tuyiganireho gatoya kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Yes, nk'uko dusanzwe tumenyereye gukoresha translator, reka twifashishe translator ariko mu buryo bw'ifoto. Twamaze gufata ifoto kuri screen ya dashboard, aho tugiye kurebera screen tumenye icyo bashakaga kutubwira muri iriya dashboard yo kuri Pi Network. Turahita twinjirira muri aka gace kari ahangaha gutya, niho dusanga kamera. Muri kamera dusangamo amafoto, reka dukandeho hanyuma turebe. Dukanzeho ubungubu, niba tumaze gukandaho turaza gusanga muri aka gace harimo amafoto. Iyi ni ya foto kwanza twafashe kuri iriya screenshot yo kuri dashboard ya Pi Network. Nituyinjiraho turahita tuyigeza ahangaha muri screen ya Google Translator, hanyuma nitumara kuyigeza muri iyi screen ya Google Translator turahita tuyireba mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ahangaha tuvuze yuko ubwo iri buve mu cyongereza ijya mu kinyarwanda nk'uko dusanzwe tubikora. Aha rero tugiye kubikora gutyo kugira ngo turebe ibikurikiraho. Dukande kuri iyi piki. Nidukanda kuri iyi piki turaza kubona ko ari iyi ngiyi ya mbere ibanza ahangaha hejuru. Ni iyi ngiyi ya mbere, tuyikanzeho. Ndabona ntabwo ariyo, ahubwo ni iya kabiri. Niba ari iya kabiri urabona ije iri mu cyongereza ariko ihita ijya mu rurimi rw'ikinyarwanda, aho bahita bayidusobanura yose uko yakabaye. Inyandiko zose zanditseho barazitubwira. Ku murongo wa mbere hejuru ariho ahangaha handitse ngo Pi Add Network Application Open. Uyishyize mu rurimi rw'ikinyarwanda, ubwo ni ukuvuga ngo kugira ngo nawe ubisobanukirwe tujye tujyana, iyo ushaka kubishyira mu rurimi byari birimo rw'icyongereza ku ifoto ahangaha uhita ukanda kuri original. Ukanze original uba ushaka kugira ngo ushyire mu rurimi byari bisanzwemo rw'icyongereza. Nidukanda kuri translator birahita bijya mu rurimi rw'ikinyarwanda. Kugira ngo tubivane mu cyongereza twongere tubisubize mu kinyarwanda, tugenda dusoma akantu ku kandi. Baravuga ngo Pi Add Network Applications Open. Dushyire mu rurimi rw'ikinyarwanda turebe icyo barimo kutubwira. Baratubwira ngo umuyoboro wamamaza gufungura. Umuyoboro wamamaza gufungura. Hanyuma dukomeze hasi ahangaha haravuga ngo Pi developers choose whose apps are listed in the mainnet ecosystem interface. Dushyire mu rurimi rw'ikinyarwanda baratubwira ngo kuri Pi
abashinzwe guteza imbere urutonde muri mainnet ecosystem interface. Aha, hanyuma tugarure mu Rwongereza twizamukire turebe itangazo ryose hasi icyo barimo kuvuga. Baravuga ko iri tangazo ryagiyemo mu kwezi kwa kane tariki 11 saa 12:33 PM. Ubwo bakavuga ngo Pi Ad Network finished. Aha ni mu Cyongereza, dushyire mu Kinya Rwanda. Baravuga ngo Pi Ads Network yarangije igerageza ryayo, kandi abayiteza imbere, ubwo nuvuga abayikoresha, bashobora gusaba kwinjira muri Pi Ads. Pi Ads ni advertisement, ni biriya byo kwamamaza. Bashobora gusaba kwinjira muri Pi advertisement, biriya byo kwamamaza ubu, ariko intego yo guhitamo igomba gutondekwa muri mainnet ecosystem. Ni ukuvuga ngo ku bantu babihisemo bagomba kunyura muri ecosystem, muri mainnet ecosystem interface, kandi ikubahiriza umurongo ngenderwaho w'ibidukikije. Ni ukuvuga ngo bagomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza y'ibigendanye n'iyi Pi network. Uru rwego rw'ingirakamaro ruhindura ibitekerezo bya miliyoni za Pi zishishikajwe n'abapayiniya mu buryo bugaragara kandi burambye. Ni ukuvuga ngo uramutse ufashe ibintu byawe ushaka kwamamaza kunyuza kuri advertisement, bibonwa n'abantu batandukanye b'abapayiniya, kandi nyine bakaba byumvikana nyine kuri bo, bakaba babibona nyine bakabisobanukirwa nyine. Abo bantu ibyo wamamaje bikabonwa n'abo bantu bari kuri b'abapayiniya baba muri Pi network nyine. Bakavuga ngo mu buryo bugaragara kandi burambye bwo gushyigikira Pi apps hamwe n'ibidukikije, kandi urumva bavugamo ko harimo n'ibi bya dApps zigiye zitandukanye, nabo bashobora gukora muri biriya byo kwamamaza nyine mu buryo bugiye butandukanye muri iyi Pi network. Rero nta bintu biba birenze muri Pi network, ni ibintu bisa naho bisanzwe. Icyo nzi cyo ni uko tuzakomeza gutegereza mpaka kugeza ubwo Pi network izabasha kuba yagaragaza umusaruro w'ibyo twagiye dukora bigiye bitandukanye, cyane cyane ko n'abantu bafite Pi coin zabo uyu munsi bashaka kuzigurisha banyuze kuri exchange, bashobora kuzigurisha nubwo igiciro kiri hasi cyane mu buryo bukabije 0.6. Ntabwo nakugira inama yo kuyigurisha utaragurishije iri ku $2 uyu munsi iri hariya, ntabwo aribwo nakugira inama yo kugurisha. Hari abantu rero bagiye bafungura account za Pi network uyu munsi, bakaba barabonye migration, bakaba bafite Pi zabo kuri available balance. Mwebwe mukomeze mubike Pi zanyu, igihe kizagera ubwo ari amadApps bavuze yabonye KYB abasha kuba yabasha gukora gake gake. Urugendo rwa Pi network ruracyagana aho rugomba kugana, ntabwo ruragera ku musozo. Ikigaragara cyo nuko Pi network ifite urugendo ngiye mbona ko ari rurerure ukurikije ibyo bagiye batubwira, natwe tukiyumvira ibindi. Muri Pi network bagiye bavuga ibintu bigiye bitandukanye, ariko uko babivuga abapayiniya bakumva ibindi. Ibyo bumvishe rero bakabona sibyo bibaye, ugasanga imitima irabariye cyangwa se barababaye mu buryo bugiye butandukanye. Ibintu by'amakryptocurrency niko bimeze, ntabwo ibyo bakubwiye kenshi bishobora kuba ariko bimeze, cyangwa se ibyo wiyumvisha siko bishobora kugenda. Rero kugira ngo utuze wumve umeze neza, ibintu bya Pi network bishyire ku ruhande, wowe ukomeze umininge utekereza yuko mu myaka nk'ingahe iri imbere itari mikeya ishobora kuzakugirira umumaro nuzaba ugihumeka umwuka w'abazima. Kugira ngo Pi network izagere nibura nkaho Bitcoin igeze uyu munsi, byaba ari urugendo rusa naho ari rurerure, kubera yuko
iriya bitcoin kugira ngo ibe igeze kuri ariya madolari ibihumbi 80 ntabwo ari urugendo rw'umunsi umwe, ni urugendo bakoze igihe kirekire, kandi hari abantu bamayininze iriya bitcoin uyu munsi barimo bayikoresha, bayifite rwose, bashobora kugurisha mu gihe bafite ziriya coin zabo za bitcoin, bakaba bagurisha zikabagirira umumaro. Niko bizagenda no mu gihe kizaza. Pi network ishobora kuzazamura igiciro kugeza ubwo abazaba bayifite bazajya bayikoresha mu buryo bwo kuyigurisha, cyangwa se ecosystem igatangira gukora nk'uko babivuze nibakundira, kuko ntekereza yuko nabo ubwabo hari ibyo baba bakigerageza bitarakunda. Iyo biba byarakunze baba barabirekuye bigatangira gukora, ariko nabo baba bakibyubaka kugira ngo bizamere nk'uko bigomba kuba bimeze. Reka mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Utarakora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, reka ngusaba ukore subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, maze dukomeze kwibanira. Reka mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Bye bye.